Tips House Academy, gahunda y'amategeko y'umuhanda, ibibazo n'ibisubizo, test ya 5. Nk'uko mumaze kubyumva rero ni kuri Tips House Academy muri gahunda yacu y'amategeko y'umuhanda, ibibazo n'ibisubizo. Tukaba tugeze kuri test yacu ya 5 ngo twari basezeranyije. Hanyuma mbibutsa yuko muri iyi gahunda hariho gahunda yindi yo guklika muri description ugasangamo link, klika igahita igufungurira ikizami gisa n'icyo tuba tumaze gusobanura neza nawe ukagikora ukareba amanota ugira. Ikibazo cya mbere: ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya rumoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1 ku migongo yabyo yose, n'ubudodo bwayo ntibugira ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibigiraho byacitse bikomeye mu mpande zabyo. Ariko ibyo ntibigomba gukurikizwa ku binyabiziga bikurikira: A. Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahategamye. B. Ibinyabiziga bya polisi bijya ahatarenga kilometero 25 ku isaha uvuye aho biba. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mu by'ukuri ibyo binyabiziga bitarebwa n'itegeko ni ibihe? Igisubizo cy'ukuri ni A, ni ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha hategamye. Ikibazo cya kabiri: amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyasa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma y'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ubwo ni ibinyoteri turi kuvuga. A. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B. Amatara y'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Igisubizo cy'ukuri ni C, ni ukuvuga ngo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, ay'inyuma nayo akaba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. Ikibazo cya gatatu: amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi. Ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibyavuzwe haruguru. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga icyo ari cyo cyose kigomba kugira ihoni ry'umujya umwe, nk'ubu ari B ikaba ari B. Murabizi uko kera twajyaga hajyaga aba nk'uko kumva imodoka ziraca zigenda ngo bi 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 bi. Ibi nabyo mumaze kumva ko bitakibaho kubera ko iri tegeko ritabyemera. Ariko nubwo itegeko rivuga gutya, hari ibinyabiziga bitererwa n'iri tegeko. A. Ibinyabiziga ndakumirwa. B. Ibinyabiziga bikora ku mihanda. C. Ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo ni A, bivuze ngo ni ibinyabiziga ndakumirwa. Ikibazo cya kane: icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira: A. Umweru n'umukara. B. Umutuku n'umukara. C. Ubururu. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B, bivuze ngo ibyo bimenyetso bigira amabara y'umutuku n'umukara. Muzajya mubibona, ni icyapa cy'ibimenyetso cy'utuvuatiri, kamwe ari umukara akandi ari umutuku iburyo. Ikibazo cya gatanu: icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira: A.
umukara, B umweru, C ubururu, D umutuku. Ni ukuvuga ngo icyo cyapa kivuga ko ahantu hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara ry'umweru, ikimenyetso nicyo kiba ari umutuku. Ikibazo cya gatandatu. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. A. Amapikipiki. B. Velomoteri. C. Ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. B. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri ni B, bivuze ngo velomoteri ihoni ryayo riba rigomba kumvikana byibuze mu ntera ya metero 20. Ikibazo cya karindwi. Imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 20, bagaragazwa n'itara ryera imbere naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira: A. Itara rimwe cyangwa menshi yera. B. Amatara menshi y'umuhondo. C. Amatara menshi asa n'icunga rihishije. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. D. Ibisubizo byose nibyo. Igisubizo ni D, bivuze ngo ibisubizo byose A, B, C byose ni ukuri. Ikibazo cy'umunani. Amatara ndangambere ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini. Iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda, ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Basubiramo: amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo n'imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini. Iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda, ayo matara arangwa n'amabara akurikira: A. Umweru cyangwa umuhondo imbere. B. Umutuku cyangwa umuhondo inyuma. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni C, bivuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Umweru cyangwa umuhondo imbere, umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Ikibazo cya 9. Amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya metero 50 nibura. B. Metero 100. C. Metero 150. D. Metero 200 nibura. Igisubizo ni muri metero 200 nibura, ubwo bivuze ko igisubizo ari D. Ikibazo cya 10. Uretse ku byerekeye imihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze. Uretse ku byerekeye imihanda irombereje n'ibisate byinshi by'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo w'umugari wera ucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze: A. Guhagararamo umwanya muto gusa. B. Guhagararamo umwanya munini gusa. C. Guhagararamo umwanya muto n'umunini. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutse yuko iki gice cy'umuhanda kiba kiri hakurya y'umurongo wera bari kutubwira ni hahandi tuzi nko kuri arete cyangwa kuri bus stop. Hari ahantu hagenewe iki,
hari ahantu hagenewe guhagararamo umwanya muto n'umunini. Bivuze ngo mujya mubibona ko niyo bisi ishobora kuza abagenzi bakaba bavamo bagashiramo, mu gihe itegereje abandi ishobora kuba ihahagaze, ntibivuze ko ihagarara umwanya muto ngo ihite igenda. Ikibazo cya 11. Ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura ibi bikurikira: A. Imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B. Imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C. Imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo kuri iki kibazo ni B. Bivuze ngo ibyo bimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ikibazo cya 12. Iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kugaragazwa cyangwa se bigomba kurangwa na: A. Imbere n'itara ryera. B. Imbere n'itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. C. Inyuma n'itara rimwe ritukura. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni A. Bivuze ngo ni imbere ni itara ryera. Ikibazo cya 13. Uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ni ukuvuga ngo ubundi hari ahantu hagenewe abanyamaguru, ariko ni ahantu habiri, hari usanga hari amapave n'ahandi atari amapave. Aho bari kutubwira rero ni hari hatari amapave, kuko nta modoka cyangwa se nta kinyabiziga na kimwe cyemerewe guhagarara ku mapave hamwe hagenewe abanyamaguru. Aho bari kutubwira ni hahandi hatari amapave. Iyo wahahagaze mu gihe hahandi hantu guhagarara, usigira abanyamaguru umwanya ungana gute kugira ngo babifashishe batambuka? A. Metero 1. B. Metero 200. C. Santimetero 50. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri ni A. Bivuze ko abanyamaguru ugomba kubasigira intera cyangwa se akanya kangana na metero 1. Ikibazo cya 14. Ikibazo cya 14. Icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira: A. Ubururu. B. Umweru. C. Umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri cyangwa se igisubizo ni D. Bivuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu nuko batubwiye ngo harimo agatego, hari batubwiye ngo kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Batubwiye amabara, iyo bavuze amabara bivuze ngo wagomba kuba ari amabara arenga rimwe. Iyo batubwira ko bigizwe n'ibara, iryo bara ryari kuba ari ubururu, kuko kiriya cyapa kigirwa n'ubuso bw'ibara ry'ubururu ndetse n'ikimenyetso cy'ibara ryera. Iyo bavuze amabara rero bakaba bayagize menshi, ubwo hakagombye kuba havuga ngo ubu ikimenyetso cy'umweru n'ubuso bw'ubururu. Ibyo nicyo cyari kuba kiri correct, ariko kubera ko baduhaye ibara rimwe rimwe, icyo gihe tuvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kiri mu mugomba kwitonda. Ikibazo cya 15. Icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikirango cyangwa se ikimenyetso cy'amabara akurikira: A. Umukara n'umutuku. B. Umukara n'umweru. C. Umweru n'umutuku. D.
nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri ni ukuvuga ngo ni C, umweru n'umutuku. Ikibazo cya 16. Buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba uri munsi ya 6, umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kwirinda cyangwa se yo kurinda ibyago igenewe abo bakurikira: A, umuyobozi; B, umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere; C, ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni D, bivuze ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu tuvuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, mu by'ukuri si uko nta kirimo, ahubwo keretse iyo tuza dufite andi mahitamo avuga ngo ibisubizo byose ni ukuri, kuko iyi modoka ifite imyanya iri munsi y'6 na shoferi abayirimo, ni izi modoka zose muzi ntoya zijyamo abantu 5. Igomba kugira umukandara wa shoferi ari we muyobozi; B, ikagira umukandara w'umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere; C, ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Ibyo ni ibintu bisanzwe muzajya mubibona cyangwa se musanzwe mubibona. Rero batatubwiye yuko harimo ibisubizo byose ari ukuri, bivuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko nuvuga n'urugero kuvuga ngo igisubizo ni B, uzaba uvuze ngo umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere agomba kugira umukandara. Ubwo bivuze ngo shoferi kizaba gipfuye, no kuvuga ko ishobora kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma kizaba gipfuye. Niyo mpamvu tugomba guhita dusubiza ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, nubwo byose ari ukuri, kubera ko bivuga ngo byose ni ukuri ntayihari. Niyo mpamvu tuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 17. Usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Ni ngo izi modoka tugomba kwita ngo ni armored vehicles cyangwa se za modoka za antibare. Urwo ruhushya rutangwa na polisi y'igihugu; B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu; C, minisitiri w'ingabo; D, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Igisubizo cy'ukuri ni B, urwo ruhushya nubwo wumva ibyo binyabiziga ukuntu biba bimeze bifite aho bihuriye n'umutekano, ntabwo rutangwa na minisitiri w'ingabo, ahubwo rutangwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Ikibazo cya 18. Iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba ku buryo bukurikira kugaragazwa: A, itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rihishije imbere y'umukumbi; B, itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni D, bivuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni uko iryo tara ryakagombye kuba ari itara ryera cyangwa umuhondo ritwariwe imbere. Iyo hano gukuramo kuri A bakaza gukuramo icunga rihishije bagashyiramo umuhondo, igisubizo cy'ukuri cyakagombye kuba ari A. Ikibazo cya 19. Ibinyabiziga birekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo atarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba
byibura metero 50, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ni ukuvuga bya bindi dukora kwita ngo convoy, ibinyabiziga bigiye mu butumwa ari byinshi, ntabwo byakagombye kugira umurongo urengeje metero 500. uwo murongo w'urundi urengeje metero 500, ibyo binyabiziga tubigabanya mu matsinda, buri tsinda rikagira metero 50. byaba ari ibinyabiziga nk'icumi cyangwa se ibinyabiziga 8 ntibirenze metero 50. none muri hagati ya buri tsinda n'irindi hakagenda hajya habamo metero 50, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: a. ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije; b. ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro; c. a na b ni ibisubizo by'ukuri; d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni b, bivuze ngo ahantu ayo mategeko adakurikizwa ni ku binyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Ikibazo cya 20. Iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 hatabariwemo icyo ikinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira: a. umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri; b. abaherekeza babiri; c. a na b ni ibisubizo by'ukuri; d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri ni a, bivuze ngo nimba uburebure bw'ibinyabiziga bikuruwe burenga metero 18, icyo gihe tuzakenera umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ikibazo cya 21. Ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo: a. ibinyabiziga bigendwamo n'abana; b. ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye; c. a na b ni ibisubizo by'ukuri; d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri ni c, bivuze ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abana n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye iyo biri kwambukiranya umuhanda ntabwo biba bitegetswe kugira ikimenyetso kibyerekana cyangwa se cyerekana ko ibyo binyabiziga bihari, nk'uko ibindi binyabiziga bigira amatara ndangaburumbarare cyangwa ndangambere na ndanganyuma. Murakoze cyane gukurikirana ino video, nizera yuko mwabibonye neza cyangwa se mwasobanukiwe ibyo twasobanuye. Banabashishikariza gukanda kuri link iri muri description kugira ngo namwe mukore ino test murebe amanota mugira, cyangwa se mu verifie ko ibyo twize cyangwa se ibyo twasobanuye namwe mwabifashe. Asigaye mbifurije amahirwe masa.